Hello guys, muraho mwese ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uyu ni Frere Damien dusabe muri kumva. Nababwiye ko mu gihe nk'iki cyangwa mu gihe runaka nzambazanira umutumirwa akaza akabaganiriza cyangwa tukaganira ku bijyanye n'ubuzima muri rusange. Ni karibu rero mukurikire kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha. Iyi mwumva cyangwa se uyu murongo muriho ni channel yitwa Umubwiriza Online TV. Tukaba tubaye karibu n'ikaze muri kiganiro cy'umutumirwa w'uyu munsi. Muzehe nse umutumirwa wacu, amazina yawe wakubwira abadukurikiye? Murakoze cyane, bashimye. Nditwa Kabije Michel. Kabije Michel, Imana igumugisha. Murakoze cyane. Cyane ubukumbuzi bw'ijuru bagari ngo muze turaganire. None ndabishimiye, mufashe neza. Imana ibongere imishanisha. Karibu turakwakiriye iwacu. Yego, murakoze cyane. Imana igumugisha. Wafata akanyabwa rero tugahita mu machensi ubundi tukaganira tunasoma. Akaba ni sawa cyane. Urase biraryoshye kabisa. Kana akanyabwa rwose kameze neza. Kuko nasanze abantu bavuga ngo roho nzima ngitura mu mubiri muzima. Umubiri uje tugomba kuwubaka ugashaka n'ibibeshaho kugira ngo umwuka nawo ubashe kuba mu mubiri muzima. Turakwakire rero muzehe, yari ukumbuzi rwinshi. Yewe barurenze. Twari tugukumbuye pe. Ngo ni kera. Nawe dukumbuye nkanjye. Abonye narezaga cyane, ziribonye mbabonye mbageze uruhande rwamutse. Imyaka ribaye myinshi. Rero turakwakiriye muri AS. Urakibuka igihe urukira muri Afrika? Ndashibuka. Pero ko vuba. Ariko noneho ahongereye nahangaha numva mbakumbuye cyane, twabanye neza kandi kumva nta bitutize dunahimukirana. Rero mumva ngo kuza kwaramutse. None nawe muyamuranyakiriye, mbese noneho ntango by'intangarugero. Muze rero turishimye kwakira hano iwacu kandi mu gihugu cyitwa Amerika. Ese ubona hariya mwari muri Afrika utaragera hano byari byitwaye gute? Niko ahangaha rwose ibintu birasombana. Muri Afrika ni heza, Rwanda ni rwiza. Nukuri. Ariko aha muri Amerika ahangaha ni ntangarugero. Nta karusho. Nukuri. Ndabona nta kibuze. No mu Rwanda nta kibuzeyo. Nabaga imahama. Nukuri. Nkambi y'imahama. Imahama from where? Imahama. Uturutse Ibyumba. Uturutse mu nkambi y'Ibyumba. Nuko bivugika ko wavuye cyangwa bivuge neza. Wavuye Ibyumba mukajya mu nkambi y'imahama. Hajya numva ngo hari nkambi y'abarundi kera. Aha ni Imahama, se mwasanze bimeze gute ko numva ngo izuba riratwika? Hari Imahama twasanze y'abarundi tuviye. Izuba ryaho se nakubwira. Ubuyobozi ni bwiza, ariko izuba ryaho riratwika rwose. No kwa bungu bari mu nzu. Ubuzima bwaho ni ubuzima bworoshye, ni ubuzima bukomeye. Ni ubuzima bukomeye. Ubuzima bukomeye. Uburyo bwo kubaho mu buryo bw'ibyo kurya, ibyo kunywa ni kivumbi na jasho. Hariya birakomera bo byo mu nkambi. Hariya mu nkambi nuko iryo kimara. Izuba ryaho no rigahura. Urumva rero ntabwo ari heza, ntabwo ari shashe. None se amakuru mfite nuko wari wenyine umuryango wawe uri hano. Ese kuba uri hakurya uri wenyine umuryango uri hano wiyumva gute? Umuryango wanjye wose urwaga inanga. Nanjye ngo numvaga ameze nabi. Nabaga mu nzu jenyine. Nta muryango mfite hari. Nukuri. Umuryango wanjye kandi wose uburanga. Ariko ubu ndishimye cyane kuko ndi hamwe n'umuryango wanjye, umugore wanjye, abana banjye banyakiye neza, namwe munyakiye murafatanya kunyakira. Ubu mbese rwose nasubiye mu buzima bwiza, ariko igenda imeze nabi. Nukuri. No kuvuga ngo ubona bakumva n'abagukurikira bamenye ko Kabeja ari umugabo mukuru kandi wubatse, akaba afite ubunararibonye mu buzima turimo muri iyi minsi. Ubu rero kuba waravuye iriya wari nk'ingaragu ukaza usanga umufasha wawe n'abana hano, wiyumvishe gute kumva ugeze muri Amerika kandi ukaza uhasanga urugo? Yewe numvise ni muri urwo hejuru bidasanzwe. Umva ari bidasanzwe. Bunanezerewe cyane, ntacyo mbuze, n'abanyumva bose bamenye ko uko mbabonaga hariya. n'ubuzima bwahari kwa buzi bambaza ngo bese ngo nkawe ufite abana bawe kuko n'umugore
ubuzima burabona bumeze buti nukuri bari bubi bari bubi biranumvikana muze nabuce mu byo uvuga Bibiliya avuga ngo ababiri barutumwe ngiyo mwaguye ngo ndaramubyutsa kandi ngiyo baryamye ngo barasusuruka ubu uri gususuruka nukuri narenze no birangiye asumye Bibiliya baravuga ngo biza ko umuntu aba wenyine tumushakira umufasha amukwiriye aho biri mu itangiriro biri mu itangiriro ubwo rero rangiye ntabwo nemeze none si byiza ko umuntu aba wenyine si ngombwa kuba wenyine nukuri ababiri baratumwe none umugubu rwose umuryango wanjye uruzuye ntajya nashiriye cyane komera cyane tuguhaye karibu hano muri Amerika muri leta ya Kentucky muri state ya Louisville Imana izagukomeze kandi iguha umugisha ikindi twasoza twifuza nuko twashaka kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe imirimo y'Imana yo gukora ese muze waba uzi imirimo y'Imana uburyo Imana ikorera mu bantu cyangwa ntabwo uramenya Imana ngo ni iki ninde akora gute Imana ndayizi cyane muri yanjye rwose by'Imana ndabizi ngira ngo hari imenya niyo mpamvu kibaho ijambo ry'Imana ndarizi rwose narisomye kuva kera ndarizi pe wonderetse ngo Imana niyo ipfumbase mu kiganza ibihumeka byose ibiriho byose nibyo Uwiteka n'abantu n'ab'Imana ariko njyewe icyo nzi nuko nzi neza ko harimo abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana ese waba uri mu bantu b'Imana cyangwa uri mu bana b'Imana njye rwose numva binahuye umuntu w'Imana umwana w'Imana njye numva ari umwana no kuvuga ngo hari umuntu w'Imana akaba umwana w'Imana n'uwavutse n'uwabyawe akavuka bwa kabiri akabatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu akamenya Imana nk'umwami n'umukiza icyo kintu ndakizi kuba iryo jambo uvuze nanjye gukuramenya narabatijwe ariko muze uvuga nasoma ni wicwe n'icyaka wicwe n'icyaka hano Imana atugire neza Imana atugire neza rwose n'abantu batazi iki kinyobwa iki kinyobwa bakita karigazoke kombucha ugiye kuri Google ukandika ngo how to make kombucha ushaka gusukura kino kinyobwa kiba kiriho kimara inyota rero kandi n'umuntu wa muntu ngo ucitse intege udafite akagufu iki kinyobwa gitera imbaraga ku muntu uri gukora rwose kira biramufasha iyi ni kombucha ni ukuvuga ngo rero umuragenda tuganira usomaho gake tuganira twakwakira iwacu amasaha yose ramara nugira ikibazo turi kumwe ariko nigeze mva bavuga ko iyi kombucha inavura ivura icyaka uri mu mubiri w'umuntu gifite yongera irafashe reka twe kuyamamaza ba nyiri bazamanze baduhembe yamaze hano turi kuri umubwiriza online TV nkaba rero nishimye kuba turi kumwe mbe muzehe nuko nari ngukumbuye bazina wawe Kabeja uramubona ise wa Rebeka akaba ari wese wategekana wizeye umugore wa Jonas uwo musaza rero mukumbuye ko nakubonye numva urukumbuzi rwari rwinshi numva nkumbuye kubona umusaza ariko nizere ko tuzamubona ahubwo uwo musaza Kabeja nanjye yitwa Kabeja ariko bazina wawe no mubyara wanjye mubyara wanjye none se naguciye mu yuvuga reka twihutishe gahunda tukure ko nitugukereza makone burya n'icyaka bari cyose kandi burya nko umuntu avuga ngo amenshi n'icyaka kiyongera nagira ngo abantu wasize haguye muri Afrika cyane abantu bari mahama ukumbuye nagira ngo abantu batatu ubasuhuze bazakureba reba hariya babwira ati ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi bakumbuye batatu rwose abo nabasuhuza nyemereye ndamuguha bane nanjye kandi ngomba kumbuye nabwo uwa mbere uwo majina to Kabeja Kabeja uramusuhuje mubyara wanjye urabumva muzehe hano yitwa Rutinginga uwo wa kabiri nawe ni mwene mama wacu bambye batatu undi nabo nkumbuye cyane nawe nuko buto Gatashya kuri batatu nabo ngabo mu bo twasenganaga nta muntu kumbuyemo hariya mahama nta muntu kumbuyemo buto Kariwabo have no mnyutse Kariwabo Jean ndamwibutse aho nitwa Nsengiyumva nawe w'umufrere Nsengiyumva mufrere nawe mwene nyine Nsengiyumva nagari papa Dorokara ntuza ni Jean okay aho rero turimo dusuhuza dufasha muzenga suhuza abantu yasize inyuma kumbuye kandi abafite amadosiye twaba tubifuriza
amahirwe masa kugira amadosiye yanyu akomeze agerweho, kandi Imana ibacira inzira, namwe muve muri icyo gihugu cy'ubutayu cyangwa ahantu hari inzara n'inyota, abantu bari mu nkambi badashobora kugera munsi y'urugo, namwe Imana izabazane, kandi twizeye ko ibiri mu Imana byose bigenda neza. Nanjye reka nsuhuza abantu bakeya nkumbuye hari hakurya, aka ni akanya keza kugira ngo tuganire, mujye mudukurikira kuri iyi channel bita Umubwiriza Online TV. Umuntu nkumbuye Kabagemaja, kandi Imana izagucira inzira mwere data nawe ubashe kugera hano, kandi Imana iramutse ibikoze twayishima cyane, si ukuntu twabyina twakubyinira Mana we. Abandi nsuhuje mu izina rya Yesu itorero ryose ry'abafurere n'abasere muri Mahama, Imana ibakomeze kandi Imana ibagirire neza. Abandi bantu nsuhuje umuryango uri Gisenyi, ndabashuje mu izina rya Yesu. Abandi bantu nongeye gusuhuza ni umuryango uri Bugesera, bari Bugesera mwese mukomere, ndabasuhuje. Abandi bantu nongeye gusuhuza abantu bazatwumva n'abazatubona mwese. Iki ni ikiganiro twabwiye ko kuri iyi channel tuzatubazanira abatumirwa batandukanye. Iyi channel ntabwo ihagaze mu izina ry'itoro cyangwa idini runaka, ahubwo ihagaze mu izina ry'Uwiteka, kugira ngo tujye tuganira n'abaturage. Murambo barangeze kubwira umuntu ngo ngiye kuganiza abaturage, arambya se wowe uri guverinema. Nabwira ati rero yaransekeje, ntabwo ndi guverinema, nanjye ndi umuturage. Impamvu dushaka kugira ngo twiyegereze abaturage tuganire nyine nk'abavandimwe, tujye turareba ikintu bita umukristo n'iterambere, dukore challenge ku bibazo bimwe abakristo bagenda bahura nabyo mu matorero, mu madini, igituma abantu batabasha kugira imbaraga zo kwizera ngo abakristo biyongere, n'abari bahari bagasubira inyuma, abandi bakabivamo. Ese byaba biterwa n'iki? Mushonje mwishiwe rero, uyu mwari kumwe ni Kabeja, nanjye nkaba nitwa Dusabe Damien. Imana ibaho umugisha. Ntabwo twasoza tutabasengeye. Kavuge dusenge, dusabire umugisha abadukurikiye bose. Hari umuryango wanjye nasize uri Gisenyi, witwa Kamari Jackson. Kamari Jackson. Urabona mushinga. Nabwo bayibane none uriyongeje. Nta kibazo. Uri hangana ubwo nanjye gusaba umwanya ariko uranyibukije. Utavuze Jean Paul inshuti yanjye. Kumuvuga nawe. Jean Paul. Nawe gatarabaho tubahuriye muze. Bose nabacu n'umuryango. Kumuvuga nawe ndamusanze. Twagane turabavandimwe n'abandi bazaza. Bari mukuru wawe. No kuri. Nanjye nishimishimiye ko babagihumeka. Inkoni zaje imbere zaze dusanga hano twese tunezerewe. No kuri. Twakwishima kubona umuryango wose turi kumwe, kuko Bibiliya iravuga neza iti ni byiza kabavandimwe cyangwa abaturanyi baturana bahuje ngo bisaba amavuta meza. Rero ndabifuriza kubana muhuje, mukabana mu mahoro y'Imana. Rero bavango izirimo Uwiteka ngo nizikomwe mu inkokora, aho Imana iri, aho Uwiteka ari aba ari amahoro. Twadishima kwa kangahe tujyanye gusenga, tukaza turi kumwe mu iteraniro ryera, ubundi nabo bakakubona, ubundi twese hamwe tugafatanya urugendo, tukamenya ko Uwiteka ari umwami n'umukiza, kandi iyo Uwiteka akoze bikoreka neza, iyo Uwiteka yavuze biraba, yategeka bigakomera. Reka Uwiteka rajye dutegekera mu izina rye, dukore ibyo ashaka. Kadusenge. Urubaye Imana no gusenga, dukore n'ingofero bugufi karambika nta ngorane. Turagushimiye kandi turaguhimbaje Mana igira neza, duciye bugufi imbere yawe kuko ariho Mana itegeka bikaba, wavuga bigakomera. Twajya gushimira kino kiganiro tugize kugira ngo abacyumva ndetse n'abadukumbuye akatubona bibatere urukumbuzi n'umwete wo gukurikira ndetse no gushaka gukora ibikunezeza. Umugisha umuvandimwe twatimo tuganira, kandi abatwumvishe n'abatubonye bahereze umugisha uyu muvandimwe mwami, nongeye kumusare imbaraga no gukomera kuya muri iki gihugu wamuzanyemo, wowe murinze ari mu butayu, ari hakurya muri Afurika, ukamurinda inzara n'inyota, ukamurinda urupfu, ukamurinda mu kirere kirekire
ukamurinda hejuru y'amazi, akurira indege mu gihe wumva ko bidashoboka, ariko ku Mana birashoboka. Mu gihe wumva ko atagera ino, Mwami ukora ibitangaza araza. Nako turagushimiye Mwami, ngwerwe icyubahiro, ngamuhereze ubuzima, umurinde indwara, umurinde ibibazo bitandukanye. Mwami umukomeze, uzamurinde kwiganyira no kwiheba, maze Mwami icyuta byose uzamusure, uzamusange, amenye kuri Mwami n'umukiza, maze ave mu bantu b'Imana ahubwo ajye mu bana b'Imana. Emera ubane natwe, tugire neza, umugisha abatureba n'abadukurikiye bose, twese Mwami tukugire umugisha, tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bye bye, Imana irakomeze. Ciao. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.